w'amanywa yose no mwijoro uranyumva unyitaho rwose njye nkanyurwa kuvuga ibyawe byamfata ibihe n'ibihe imirimo ukora iranyura sinabibona ibyagushimisha akira umutima wanjye. Nabitangiye kera nkiri umwana mbikunda nyine nibyo nabaje abantu ndavuga se nta kintu twatanze nta n'ikiguzi cyo kuba dukorera Imana muri ubu buryo urebye no mu bundi buryo ariko nawe ubyibaza ukibaza gute ndi muri bino bintu ariko ugashima Imana kuko akenshi bisanga uri muri ibyo bintu nkabishimira Imana. Natangiye kera muri Sunday school ndi umwana. Ibihe byiza cyane kandi kaze Yesu ashimwe ku muntu wese ukijijwe ku bagatolika ubwo bavuga Yesu akuzwe ugasubiza ngo iteka ryose. Ibihe byiza ku bantu bose bakurikiye Ahava TV ni wa mwanya twabateguriyeho kujya tubazanira ibyamamare, abantu baririmba, abacuranga, abahanzi mu buryo butandukanye. Ubushize twari kumwe n'umuhanzi ucuranga inanga, uyu munsi turi kumwe n'umuririmbyi w'umuramyi, akaba aririmba gospel, akaba afite amateka, akaba afite ibyazi byinshi ku murimo wo kuramya no guhimbaza Imana. Reka rero mwakire ntatinze, ikaze arabanza atwibwire. Yesu ashimwe cyane ku bakurikiye televiziyo ni Ahava TV. Ndabasuje mu izina rya Yesu, ngende twa Apollinaire Nshuti. Yego Apollinaire, ikaze cyane. Abantu bamumenye mu ndirimbo zitandukanye, ariko reka aturirimbire ku ndirimbo ye imwe abantu bamuziho cyane. Murakoze. Ari indirimbo iri hanze yanjye yitwa Amashimwe. Nageranye indirimbo gatoya kandi mu gitaro cya kabiri nibwo ariko nuwandika indirimbo ukagira ikintu kigufasha cyane. Yego. Biterwa ngo w'amanywa yose no mwijoro uranyumva unyitaho rwose njye nkanyurwa kuvuga ibyawe byamfata ibihe n'ibihe imirimo ukora iranyura sinabibona ibyagushimisha akira umutima wanjye iyo mirimo ndayizirikana aya mashimwe na yawe. Amashimwe na Imana. Amashimwe na Imana. Urakoze cyane Apollinaire. Kuririmbira Imana nihe nyungu ubibonamo? Inyungu navuga ko kuririmbira Imana nicyo kintu cyiza, nta kintu ndabona gisa nkacyo. Kuririmbira umwami w'abami nta kintu rero nakinganya nabyo. Kuri njyewe numva ko ari byo bintu bya mbere. Munakubonye abona uri umujene, kuki wahisemo kuririmba gospel cyangwa kuririmba indirimbo zihimbaza Imana? Navuga ko ari amahirwe n'umugisha w'Imana ko Imana yantoranyije muri abo bantu bagomba kujya bayiramya banayihimbaza. Ntabwo navuga ngo no kubihitamo kuko hari gushobora guhitamo ikintu atari Imana yaguhisemo ugasanga ntabwo kibaye cyiza, ariko nshimira Imana kuko yampisemo kampita muri abo bantu bagomba kujya bayiramya banayihimbaza mu guca mu kuririmba. Uretse ko tuzi nka Bibiliya ko mu kuramya Imana ari mu nzira nyinshi zitandukanye. Hari uramya Imana afasha abantu, nibyo mu kanya nari ndi kuri telefone ivugana n'umuntu wifuza gufasha abantu. Rero iri muri party yo kuramya Imana, charity. Rero nshimira Imana ko ari umugisha nagize kugira ngo nanjye mbe muri abo bantu bayiramya banayihimbaza. Uravuga ati ngewe nzajya ndirimba. Kuririmba rero ukaba warabitangiye ryari? Nabitangiye kera nkiri umwana mbikunda nyine nibyo nabaje abantu ndavuga se
nta kintu twatanze nta n'ikiguzi cyo kuba dukorera Imana muri ubu buryo urebye no mu bundi buryo ariko nawe ubyibaza ukibaza gute ndi muri bino bintu ariko ugashima Imana kuko akenshi bisanga uri muri ibyo bintu nkabishimira Imana. Natangiye kera muri Sunday school ndi umwana turirimba muri eglise ariko naratangiye kugira ngo mbikore kariya solo nk'uyu munsi ndimo kubikora ku gite cyanjye. Nabitangiye kera rero mu 2003 gutyo. 2003 uvuga ati muri 2003 waririmbaga gusa nk'undi mwana wose ujya muri Sunday school, hanyuma ukigishwa inzira z'Imana, ukigishwa kuririmba. Hanyuma kuririmba wari uzi ko umunsi umwe bizavamo bintu cyangwa wabikoraga gusa bisanzwe? Nabikoraga bisanzwe ko numvaga ntanabizi ariko n'uburirimba nyine n'abandi baririmba yego swate nk'abandi nk'abantu nkamwe nkaririmbaga nkavuga se kavuga ko nyine ukabona ko atari ibyawe ariko nyine ukabikora wumva ko utabikora ku buryo wenda ushobora kuva ko ushobora kuntumira muzubivugeho numva ko runo rwego. Wari usanzwe ukunda indirimbo cyangwa gusa wabikundiraga muri Sunday school? Nasanzwe mbikunda, nasanzwe nkunda indirimbo nzumva swate nkana zimwe nkaziririmba narabikundaga. Wanyibutsa imwe mu ndirimbo za kera wakundaga wavuga ati nubwo yaba atari n'iya gospel ukavuga ati nakuze nkunda indirimbo, hari indirimbo wenda yagacishijeho nibuka nakundaga kuririmba? Ni nyinshi. Ngira imwe muri zo wenda cyangwa ebyiri, hitamo kamwe wanyibutsa muri icyo gihe cyawe. Ndibaza muri unangiye nyine kumenya mu 2004 2005 wenda nashobora kubivuga abantu bakavuga wenda niko turi kumwe ariko hari n'indirimbo nakundaga kera ushaka kwivuga kuvuga ngo ugiye kwivuga ko urumwe na Nelson ariko ni indirimbo yitwa Ndaje mu bwiza bwawe. Ndaje mu bwiza bwawe niyo wakundaga. Hanyuma Apollinaire, reka tuvuge ku buryo wagiye ukura mu gakiza, uburyo byageze igihe cyo kuririmba. Ubundi ni iki ujya wibuka mu rugendo rwawe rwo mu gakiza? Ndavuga umaze gukizwa mvuga si bya nibyo muri Sunday school, ni cya gihe noneho umenye ubwenge ukavuga ati noneho nanjye bya niba bavuga ati nakira umwami, nakire Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye. Byari niba ubyibuka, byari kwibuka igihe wapkijijwe ndetse n'ubwo rugendo rwawe byagenze gute? Ni 2004 nibwo nabatijwe mu bihumbi 2004 nibwo nabatijwe. Ariko iyo ukibatizwa ukiri umwana nyine ariko uba wumva nyine iyo batijwe birahagije ukaba utangira kubeshya ukaba wakora ibindi bintu bitari byiza ariko nyine ukabikora ukumva yewe n'umutima ntabwo ucira urubanza. Ariko ndibuka 2004 nibwo nabatijwe ariko numva mfashe umwanzuro 2009 ni kwa kundi nyine wumva navuga ko abadivino bavuga ngo iyo wagiye mu ntege nkeya ugarutse barakubateza, barongera bakagusukaho amazi. Ko babwiye rwose umuntu w'umusore inshuti yanjye w'umudive arambwiye ngo iyo ugiye mu ntege nke usate ukanyine kwa kundi Paul aravuze ngo igihe cyose uzakora icyaha ukumva kitagucira urubanza ujye upfuka muvuge ngo naguye. Ati naguye. Paul aravuze ngo umunsi wose uzakora icyaha ukumva ntibigucira urubanza nicyagiye nanjye ujye upfuka. Ubwo icyo si icyaha. Ubwo nanjye naguye rero nyine ariko mu 2009 nibwo nafashe umwanzuro ndavuga n'uyu munsi iyo nkubeshye numva ko nkoze icyaha. Iyo bintu kuri telefone yaragete nyine usanga wakoze icyaha wenda urabesha umuntu cyangwa umutekerejeho nabi. Iyo bimaze kuba kwanye rero uyu munsi mukabura atambwira ngo Apollinaire ukoze icyaha. Kuva icyo gihe rero n'uyu munsi ndacyarwana intambara suko mvuga ngo ndatunganye. N'uyu munsi iyo bwije ndigenzura kugira ngo ndebe niba ari umuntu twakoseranyije nabanagiriye nabi, iyo ngira ubuntu ndamubwira ngo sorry mbabarire kuri ibi. Kuva icyo gihe n'uyu munsi rero ndumva nyine mu rugendo. Iyi ni Ahava TV, turigana na Apollinaire Nshuti, n'umuririmbyi akaba n'umuhanzi wa gospel. Hanyuma Apollinaire, ndashaka kwibariza akabazo. Uri umujene, ukubonye wese n'abantu badukurikiye barabona uri umuntu w'umusore kabisa uhagaze neza.
Apollinaire, ese koko nibyo hari ibintu abantu benshi bakunda kuvuga byo gukizwa, ujya ubona koko byoroshye ku muntu w'umujene umeze nka Apollinaire cyangwa nk'abandi bantu byoroshye gukizwa ngo umaramaze? si ku musore gusa, no ku muntu wese, no ku muntu wese. Iyi nzira ni intambara, iyi nzira ni intambara, ni intambara vraiment, ni intambara, kuko hari igihe nk'iyo umusore mfata mvuga ngo ugiye gufata igihe cy'amasengesho cyo kwiyiriza, ko ijambo rivuga ngo hari ibintu bidakurwaho no gusenga gusa, bikorwaho no kwiyiriza. Noneho umunsi niyirije nta kwigenzura, ugasanga nibwo nakoze ibyaha. Umunsi wirije pe njye nka Apollinaire niyiriza nkavuga ngo uyu munsi ndava mu rugo njye kuri church, nirirweyo atari ibingi muri bino bihe bafunze insengero, ndirirwa ku rusengero, ndavuye nimugoroba ntaha, nabwo ndasohoka mfata moto kugira ngo ntagire n'umuntu mpura nawe. Donc uyu munsi nirirwe mu buzima bwo kwezwa, cyane cyaje buvuze ngo ugiye gusenga, kuri nakwigenzura, ugasanga nibwo wabeshye cyane kuri telefone, nibwo natangiye no gutekereza iby'ubuzima, ariko ngo se bizabe wagiye kure. So rero icyo nkundira Imana rero, iyo uryamye usinziriye, no kuri Imana itekuzana ibintu byose, itekuzana gutya, ugasanga nibwo urose barimo bakwirukankaho, nibwo urose urimo kwiba, nibwo urose urumva uri mu bintu by'ibyaha bimeze nabi, kandi nabyo nkibaza kuki bibaye nasenze. Donc biragoye kuri wowe ku mujene kuba yakizwa ngo amaramaze. Si umujene gusa, sindi mwambaje umujene gusa, wenda ku mujene ukurikiye Hava TV cyangwa undi muntu wese muri kategori yacu y'abajene, wenda tutanga ubwo butumwa ku bajene, we kuri wowe urabona bigoye ko umujene cyangwa ko undi muntu wese udukurikiye urabona ko bigoye mu nzira y'agakiza? Oya, ntabwo bigoye, ntabwo bigoye, ntabwo nubishije ikibazo neza. Gukizwa ntabwo bigoye, gukizwa biguhereza amahoro. Kumaramaza ni Kristo gufata ukuboko, yakurekuye gato ntabwo maramaza. So iyo usenze neza uravuga ngo umfate ukuboko uyu munsi umeze n'undi kure Imana. Rero iyo Kristo akurekuye neza gato, waba kimwe nk'abandi bose, waba umuntu nk'abandi. Ariko gukizwa ni byiza. Hari umuntu twize kuganira ambwira ngo Apollinaire kureka inzoga byarananiye, so namubwira swati ndi umujene, ndi umusore, swati nambaye nkawe, ndavuga nkawe nyine rona nk'ibyo ngo se gute ushaka gukonvinka uwo muntu. Rero ijambo ry'Imana yose ni ijambo ry'Imana riguhereza ubwenge. Pawulo navuze ngo iyo yagendaga mu banyamahanga runaka yasaga nababwira ngo ababwirize. So umusore inshuti yanjye nigeze kubwira, namubwira ngo kureka inzoga byarakunaniye, ariko wayireka kugira ngo ubutunzi bwawe nanone bibe bwiza kubujera. Niba bikunaniye ku rwego rw'ijambo ry'Imana rivuga, bikore noneho mu kugira ngo ujere ubutunzi bwawe, kuko inzoga ni kimwe mu bintu bitwara amafaranga. Nimba bivuga gutyo ntihagire umuntu umva ko ari wende mu kuvuga runaka, kuko njye mfite abashuti banjye benshi bazinywa, bafite kandi abashuti banjye bankunda mbizi neza. Kureka inzoga rero ni gahoro gahoro. Nicyo kimwe n'ibindi byaha nko gusambana, kwiba, kunegurana, ureka niba wunga izo nzoga kandi tuvuge amacupa 5, reka kuvuga amazina yayo, uri munsi uranywa 2 utahe, kandi urabikora ujye gusenga, nkamubwira ngo ujye ubikora uze no gusenga. Twanamara gutaha ngiye nagafata n'amafaranga yabajya kwishura nkongereka mwishuriye, nyine nkamwishura tugataha. Amara kugira ngo wageze mu rugo mu gitondo tukavugana, bagera kwa gatandatu mwose runaka uzaze gusenga, kambwira ngo nzaza. Twavayo nkagenda ngiye yamara kunywa nkambwereka mwishurira, nkamwishurira gahoro gahoro aza kubireka. So navuga rero ko inzira y'agakiza gukizwa biroroshye, kandi gukizwa bitanga amahoro y'umutima. Nero bitanga amahoro y'umutima, uratuza, waba waburaye uratuza, waba wabuze icyo wambara wumva uguwe neza, kuko ayo mahoro niyo Kristo aguhereza ukumva utararikiye. Ariko bidakijijwe ipantaro yo kwambara uyu munsi kumva byacitse, ubura icyo kurya uyu munsi kuba se ejo bizagenda gute. Kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo dore umunsi mbaremeye ngo muwishimiremo, umunsi mbaremeye muwishimiremo. Twishimire uyu munsi wese twabanye tugasangira tukamera neza, unezererwe kuko ejo nahimana. Rero gukizwa rero bitanga amahoro y'umutima undi muntu wese ataguhereza. Ako kantu ni keza, umunsi mbaremeye muwishimiremo. Reka buri muntu wese ukurikiye Hava TV
imana imuremere umunsi mwiza kandi mushya kugira ngo ibyo urimo byose ibyo ukora byose bigenda amahoro. Hanyuma tugarutse ku buhanzi bwawe Apollinaire, mbwira rero challenge ibintu muhura nabyo mu bijyanye n'uyu mwuga wo kuramya Imana no guhimbaza Imana, donc abantu babikora nk'umwuga, umwuga wo kuririmba, abantu mwebwe mubikora nk'akazi, ni zihe challenge muhura nazo? Challenge navuga ni ugutangira. Iyo utangiye ikintu, navuye ko natangiye kuririmba kera, kuri njyewe mba numva ko ari kera, ubwo nari abandi babimazemo igihe bashobora kumva mvuze ngo ni kera kuvuga se gutangira nonaha, ariko yo uririmba wasenze Imana, wasomye ijambo ry'Imana, hari ibintu biza ntibiguce intege. Hari ibintu biza ntibiguce intege. Ntibiguce intege kuko ubuzi urimo gukorera. Nubwo twatanye nkubwira ngo ngiye mba numva nezerewe kuba nkorera umwami wanjye, umwami uruta abandi bami, yego, umwami uruta perezida, umwami uruta papa wawe, umwami uruta mama wawe, yego. Rero iyo hagize ikintu kinshi intege mba nzi ko abizi, ubuzi ko abizi, iki nicyo kinkomeza nkumva kimpaye n'umutuzo muri jewe. Niba nakoze indirimbo swati nkifuza kwikorera amashusho ku rwego runaka, nkabona nkoze uko ntabyifuzaga, nuko ndivuga ko Imana ariyo yashimye ibyo ngibyo, kuko ngiye ku bwanjye nshobora no kwikora nziza n'ibigira uko bigenda cyane. So rero ko biri kose nshimira Imana ko bimeze kose. Ngaho ugerageza umbwire plan yawe ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe. Umaze gukora indirimbo zingahe? Ufite ziri mu mishinga ni zingahe? Ni iyihe gahunda ufite ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe? Gahunda afite ntabwo ari kurangira, na gahunda ni gukora umurimo w'Imana ngakomeza. Maze gukora album irasa nkaho irangiye, ubu ndimo ndayikorera amashusho. Iyi ndirimbo navuze y'amashimwe iri kuri YouTube channel yanjye, wandikaho Nshuti Apollinaire utuyibona. Ndimo ndayikora, namaze kwikorana n'amashusho. So plan ifite rero niyo gukora umurimo w'Imana, nta kizambuza n'ibyo nifuza. Nkavuga ngo David navuze ngo nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ufite ama-audio angahe? Mfite ama-audio 8. Iya mbere twa ku musozi iri kuri YouTube. Okay, ku musozi ya Apollinaire. Ku musozi by Apollinaire Nshuti. Indi yitwa Amashimwe. Nayo iri kuri YouTube. Kuri YouTube channel yanjye ni Video Lyrics. Mu minsi ndayishyiraho video yanjye iraba yasohotse. Ufite n'izindi ziri mu mishinga? Hafite n'izindi ziri mu mishinga zizasohoka vuba. Nyuma y'ingi nzahita nsohora n'indi, ndifuza ko izagisohoka ifite n'amashusho. Okay, wari wakora concert yawe? Ndakora concert yanjye, ariko ndabyifuza. Urabiteganya? Okay. Hanyuma rero mu kuririmba cyangwa muri plan zawe uyupanga mu buryo uzakora career music yawe, ubona mu Rwanda bimeze neza? Mu kibuga terrain mu Rwanda ubona bigeze he ku bijyanye no ku promoting indirimbo, gukora ayo ma concert, gukora career mu Rwanda ubona bimeze bihagaze gute? Ukuntu bihagaze nasubiye ku bwanjye ubu ngubu ndashimira Imana no kuri Imana ishimwe. Baragerageza kumfasha, nutabikoze banumva ngiye nikomeze, banumva ko Imana itabishimye. Niba ngiye ku kinyamakuru runaka simbona umwanya, umurimo si uwanjye, umurimo ni uwa Data. Imana iba yashimye ko umunsi bidanyura hariya bizanyura ahandi. Rero ikintu kidakunze ngewe nemera ko hari impamvu. Hanyuma kuva igihe watangiye washiriye hanze indirimbo yawe ya mbere no kugeza ubu no kugeza uyu munsi, ubyievaliwe gute? Ubona bigenda gute? Ni sawa. Feedback urazibona? Abantu barakubwira ati indirimbo yawe ni nziza, bakakwankuraja? Hari umuntu wanyandikiye ari nijoro, masaa munani aramamagara arambwira se Apollinaire indirimbo ni yawe. Ndamubwira ni yanjye. Umuntu kuri ngo naraye ndira. Naraye ndira kubera ino ndirimbo ivuga ngo sinabona ibyagushimisha Mana, iyo mirimo yawe ndayizirikana. Numva ko nawe hari icyo azirikana, kuko umuntu wese aririmba bitewe n'ikintu Imana yamukoreye. So nanjye rero hari ibintu nzirikana Imana yankoreye. So iyo bishimye rero hari ubivuga ugasanga yanzira hari undi muntu muri kumwe nawe, akavuga rero kukubwira yakubwiye ngo courage, umva ko icyo urimo gukora ko gifite umumaro muri society. Urateganya ryari gushaka umugore? Gushaka umupapa cyangwa ntago bifite muri gahunda?
naba nkubeshye no se ko ntazaba padiri ndabyifuza kandi ndanabisengera ntabwo uzaba padiri ntabwo uzaba padiri ntabwo uzaba padiri okay hanyuma mu munota umwe dusoza nshimira abantu bose babanye natwe kuri Ahava TV musaba gukora subscribe ndetse ugalikinga cyangwa ugakora like ugasharinga ukasangiza abantu amakuru yacu ariko cyane cyane nukora subscribe uzamuke hejuru hano hari akazogera ugakande kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ya Ahava ndashaka yuko ufata igice cy'umunota cyangwa umunota utubwire ikintu kiri ku mutima wawe ubutumwa waha abantu bose abakunzi bawe n'abakurikira Ahava TV dusoza abakurikira Ahava TV nababwira ko Imana yacu ariyo kwiringirwa yego Imana niyo kwiringirwa Imana niyo kwiringirwa kandi Imana yacu niyo kwizerwa niyo kwizerwa icyo kintu cyo mu cyizere nabonye Imana inkura ku rwego rumwe ingeza ku rundi nabonye Imana ikura umuryango wanjye ku rwego rumwe iwugeza ku wundi ibyo ni ikintu nababwira ngo mwizere Imana mwe muyizere ibindi muyireke nasomye mu Migani 3:6 havuga ngo unyemera wese ngo nzamuyobora inzira akwiriye kunyuramo so rero niwizere Imana ukayemera nkuko wemera umugabo wawe nkuko wemera umugore wawe nkuko wemera papa wawe nkuko wemera mama wawe nawe ukamwizera niso atakonesha njamba utazikapita kandi ukanyuramo neza navuga rero ko mwese mwizere Imana aho izabayobora izabibizi ni kuri iryo jambo rero dusozerejeho ikiganiro cyacu kashimire cyane Apollinaire Nshuti yatubwiye ko afite ibihangano biri kuri YouTube ushobora kujya kwisura ukandika ku musozi by Apollinaire nshimire buri muntu wese wadukurikiye inama zanyu hari icyo wari ugiye kuvuga kongeraho ni no gushimira yego gushimira neso hari abantu bamfasha ntabwo nzahwema kubivuga abantu bagufasha famille yanjye ndayishimira irafasha muri inzira y'agakiza hari abantu tubana mu buzima busanzwe bashigikiye bambwira Apollinaire courage ibyo bambwiraga hari groupe tubanaho so ndabashimira ndabona kino kiganiro bumve ko ibyo bakora byose no kuri Imana nayo irabizirikana izabishura Imana ibereze umugisha urakoze cyane hari abantu bamufasha hari abantu basupporting umurimo w'Imana mwese reka mbashimire mbabwire ngo Imana ibahe umugisha reka nshimire equipe ya Ahava aba cameraman bacu aba editor bacu ndetse na equipe yose y'iki gitondo mbabwire ngo Imana ibarinde tuzahure mu kindi kiganiro cyacu bye